tukaguha isoko ryo kuzajya uzuga dukubita live music traditional music ariko harimo nk'umwe msinyine biranga kabisa none ndanje nigera kuri Atlanta muri ya tente none ari kuntu ari stress twigira ugasanga uri gufite uri muratekereza guhostinga abantu 100 nta n'abandi 10 ufite nta bandi 10 barakwebeka bashaka kuzuza sare ariko ikintu kibitera ni pressure yisanzwe ihari urebe ugasanga artire yari M hotel yari camp Kigali akavuga ati none se ngeni gute ndi buherere hano nazagera hari yagute ako ga pressure rero abantu utumva mu mutwe ukuze nyine tugendera kuri level y'umuntu kuri imbere kandi mutarangana bona barabisuzuma bona abanyarwenya baricaye hajya mpamagara umuntu akatahaguruka agaperforminga akicara ngahita mpamagara umukurikiyeho ntago narebaga kuri line up narebaga ku murongo tugeze kuri babonga tugeze okay ni wowe washobora tugezaga kuri kantu k'ubuntu uvuze uzi ko utumye ntekereza kandi hari ukuntu utumira umuntu ukamubwira show n'ubuntu ntago ari buze ariko numuhereza noza tike y'ibihumbi 10 cyangwa 5,000 azavuga ni 10,015 none se wamaye itike y'ibihumbi 5 kubuntu nagashaka ko umwe icyo kintu nicyo nirirwa muri show y'ubuntu ntago bayikunda ariko ashaka tickets ziriho n'amafaranga n'iki atumeza VIP 10 kandi wari mubwiye ngo show ni free akanga kuza. Yes, ladies and gentlemen, you said you come mezeneza amazina yanjye ni B to the A to the B to the U BABU JOE and I'm here to rock you as usual murabizi nkuko mubizi ko mbizi ko twese tubiziranye ko turi kuri TheBros Entertainment. Yes, uyu munsi rwose turi kumwe n'umunyarwenya nkunda cyane nawe uramukunda nimutamukunda ntago uri umunyarwanda n'ubwo mu Rwanda kuko iseka rusange rwose riba mu kwa kane buri kabiri mu kwezi ntago ujye uryitabira kandi muri uyu mwaka tubihindura ibyo bibots tugomba kuba abanyarwanda badafite stress bakunda guseka bakunda guciringa. So uyu munsi muri studio dufite nawe ni Merci ndaruhutse. Yo Merci big bro meze fresh meze fresh man uziko wava mu munyamakuru utivumbuye buriya wivumbuye nako niba ako uziko ntekereza ibintu abanyarwanda twavumbuye ni ibiki ukuyemo kwivumbura uretse ko tuzi kwivumbura kuri biriya bintu byo nitwe twabivumbuye ibyo kwivumbura twavumbuye ikinyarwanda si byo oya kinyarwanda no zarahandi kiba mu Rwanda gusa no kwivumbura byo ni ibyacyo abazungu bajya bavumbura ibindi byose kwivumbura barabyibagirwa kandi nguyu ngujya kurishera twihereyeho bimeze bitese ni fresh man ndishimye kuba ndi muri TheBros nishimye nanjye kuba nakwakiriye bro TheBros yakiriye ikibazo ni ukuntu uvuze man ngo to the B to the B to the A to the B to the U wowe wavuga M to the E to the R to the C to the I no ugiye ku mazina y'ikinyarwanda aho ngaho nuhaje N to the D to the ntago byakunda aho ngaho niyo mpamvu tugira ama nickname nanjye ntago navuga muyenzi buryo narinda navuze iryo ngiryo muyenzi yabyarajyanye n'imiyenzi witwa muyenzi John Naifa bro John nitwa Yohana witwa Yohana nitwa Yohana ba John sometimes John Naifa bro baba bari seriye sometimes rimwe na rimwe iriya generation X ariko generation Z yaba John ni wapi kabisa aba Gen Z ngo twaje dutandukanye amazina tuzi ibintu bihari twaje tubona nta kintu abantu babanje nta kintu bagiye bakora ejo ni mubona abantu batangiye kuzana imihanda y'indege muzamenye ko ari aba Gen Z bitekereza mu rwego rwo kwirinda uziko hagati wabonye ko indege zisigaye ziciremera umuhande indege se ziciremera urabona zakundaga guca rusororo ubundi indege yose ijana icara kwirimbi imanukira rusororo ikaza ikagwa ku kibuga cy'indege ariko uzigaye zicara mu gisimenti ukabona indege ukabona iramanutse urumva ni ukuvuga ngo iki kibuga gisigaye kirenze rimwe nari ntuye hari i Kanombe noneho mbona itike yo kujya muri Nairobi nahingiye kure nahingiye Nairobi ariko nagenze n'amaguru ningira
babura aho nugagisebya abantu nugagisebya abantu iyo ufata agataxi fata indege urumva none gisekeje n'uburyo nagarutsemo kuko uburyo nagarutsemo amataximan ubundi yuvuye hariya abataximan beshe uragiye boss bona kuze babu bro wagarutse se ugeze ora kabaka nyene bro ndatarasa kabisa manuka hariya rwose mu kajagari harakamoto uramanuka pole n'abamotari rwose bibaza kuva mu ndege n'amaguru ugera mu rugo nawe rero naguba ugera ngo ntayinjiramo barambeshye ngo ufashe passport ko cyane cyane y'imyaka 10 ngo tujya hanze ariko kandi ukagenda mu ndege twagiye Burundi ariko cyagiye kijinja kimbwira ko nzagiye Burundi nahise ntangira gushaka ibikapu by'amapine hari boy yitwa Voxi Airline indege yitwa Voxi siya twagiye kijinja bagatagiye kunegera indege na babu ari ukuntu bati foto nzafata muri iyi minsi asiga panga ujyanza akahita ashaka n'udukweto turi open n'amasogisi ya Nike sinzi nimba ari dress code sinzi umuntu wayizanye akahita yambara jogging cyangwa agakabutura nta muntu urambara suit si yakomenya suit ari za private jet izi ndege zisanzwe ko nta muntu wambara costume ari ndabetse na private jet mu ndege winjiye muri ikintu cyitwa business class niho hano wambara suit indege rero ukuntu bimeze ahandi hose abakire babashira inyuma uzari ama VIP sports mu mabutubari lounge biri hariya mwe mufite rara ariko show buriya kuri show abameze nk'ukuri indege bimeze kuko indege show VIP biri so none niho winjira ureba ibintu byose utemerewe gukoraho ntabwo yemerewe aha ntabwo yemerewe kwicarano nkanga bafite nibi none bafite n'akarido iyo babazaniye akantu bahita bafungiye akarido ubwo kumva amasahani n'ibiyiko barangiza bakwandurura ubundi bakahita baza muri economy bahita muri economy niho bahita basa anyway mugezweho tureke mani ibiboro byishimara wowe rero ugiye kunjana mu ndege oya mu ndege nagiyemo nahise mbona voice note yakishaka umutama ngo uzacinya amatara bababuza hase bro kweri passport urafashe tuzacinya amato ufata indege oya rezi ko tuzajyana mu ndege ko urayimenyereye rezi ko tuzajyana Nyamata bare anyway kijinji ni wari kibuga batagira ngo twagiye Nyamata atari twanyuze ikibuga niwe twagiye tuki so big man merci man wowe ndabyibuka uribuka nakoraga icyo gihe kuri televiziyo ufite show ya Gentil kuri Art Rwanda kabisa ndaguhamagana ko ni bro ndashaka kuza guperforminga for some time urabyibuka and since then naje shuro nyeya but Gentil yavuye hariya kuri Art Rwanda ubu ngubu rwose of course Art Rwanda ni mu rugo muracakwana but ubu ikibazo cyabagaho icyo gihe ni intebe nkeya wari utangiye kugira ikibazo cy'intebe nkeya banyagirwa iki cyo gasemese gute nza kabisa nkaburi ukabona junior GT yabuze ahantu yicara yabuze intebe ya GT ariko twese tubikunda twese tubona the potential until now so musubije amaso inyuma cyagihe kugeza ubu ngubu what happened man ewana ngewe ikintu cyabaye ntago nzi ngo ni igiki ariko habayeho growth umuntu yarakuze niyo mpamvu ubu ngubu nge ntago nkistressa nsigaye ntekereza ibintu nkavuga okay ndaza kubipushinga aho bijya nabyo biza ubwenge urumva biraza gukomeza kuko mu rugando nge before njyayo nabanje kwa approaching ama hotel bakambwa ngo nyereka nzanye gakondo havuga ati gifite abanyarwenya bakavuga ati uriya abanyarwenya turabizi biriya bintu bya seka live rero natwe turabibona ariko hano dushaka gakondo ushobora kuzana itorero ukabaga tukaza gusetsa nta kibazo tukaguha isoko ryo kuzajya uzuga dukubita live music traditional music ariko harimo nk'umwe musinye biranga kabisa none ndanje nigera kuri Rwanda muri ya tente none hari ukuntu ari stress twigira ugasanga uri ufite urimo uratekereza guhostinga abantu 100 nta n'abantu 10 ufite nta bantu 10 barakwebeka ko urashaka kuzuza sare ariko ikintu kibitera ni pressure ibisanzwe ihari urebe ugasanga artire yari M hotel yari Camp Kigali akavuga ati none se ngeni gute ndi buherere hano nazagera hariya gute ako ga pressure rero abantu utabumva mu mutwe ukuze nyine utugendera kuri level y'umuntu ukuri imbere kandi mutarangana yego ewana ndavuga ati rero ngomba guhera hano kuri Rwanda none ndabati imbere yuko mahera senda performingisha abandi tanikorera casting
casting ndayikora nshaka abanyarwenya bakajya banaza kabisa ewana bafite passion buri muntu agitangira na expectation nyinshi abafite abakora kabisa ndangije mpamagara rutura ati ngwino umuhereke ewana mari mfite ni utegura show nane narabivuyemo wowe ufite show nzajya ngusupplying stress yama nuzabanya ko bodi mu Rwanda wamamagaraga bafite nawe ni wowe twiyasana abapeti babu stress yo gutegura event niyo basigaranye ariko aba comedians barahari abo kantu buriya waranakadufashijemo kuko ari utegura show ukabura umwanya abantu ugasimoniza abakomedi nabo ninde uzabasetse so wowe wari ubafite abantu bimeze fresh tiraje abona brage zose zirasekeje nizidasekeje mu peti baricaraga umwe yavuga bakaba barasetse bakomenya amashyi kugira ngo nawe nagerwaho aze guseka abana bari guhana ruswa bari guseka n'ibintu bidasekeje kugira ngo nawe nagerwaho ahubwo abana nawe guseka byari biri aho ariko nasetse kugira ngo just motivation kugira ngo nyine turataducisha mu ijisho abana hata pe tuzabashakira ahantu ba performing siko namwe mutari gutegura ahubwo nabatesha gutwe bwateguye show none ndabirabaze kaze nangire show yanjye ni ibijyambere buriya yari ubuntu nkora na afishe mbura abantu menya abantu banga ibintu by'ubuntu mbona barabisuzuma mbona abanyarwenya baricaye nkajya mpamagara umuntu akahita ahaguruka agaperforminga akicara nkahita mpamagara umukurikiyeho ntabwo narebaga kuri line up narebaga ku murongo tugeze kuri bobo tugeze ni wowe tugeze aha kuri akantu k'ubuntu uvuze uzi ko utumye ntekereza akantu hari ukuntu utumira umuntu ukamubwira show n'ubuntu ntago ari buze ariko numuhereza nuza tike y'ibihumbi 10 cyangwa 5,000 azavuga ni 10,015 none se wamaye itike y'ibihumbi 5 kubuntu ntago ashaka ko umwe icyo kintu nicyo nirirwa mura show y'ubuntu ntago bayikunda ariko ashaka tickets ziriho n'amafaranga n'iki atumeza VIP 10 kandi wari mugiye ngo show ni free akanga kuza ariko show ya VIP mu 10 nayo akashaka kuyizamo kubuntu ibyo bintu kandi bazabikosore ikindi kintu sinzi kubizi abantu support ni kuba bahari bazi kari support akaba yaza babu yateguye event akahita ati ewana babu naje kugushyigikira rero nzanye n'abandi bajama banje batandatu gutamutse y'ubuntu iyi ntebe yari kuri mu busa intebe eshatu zari kwa ziri mu busa ariko twaje kugushyigikira ni byiza kuba mwaje ariko baba afite expense afite ibirari bwishyure afite sound afite nizo ntebe razaraza kuzishyuye ariko bakajya kuba basikaje kugushyigikira twari duwari wahiye ewana mu rugano ndatangira sasa ndatangira mbona abantu banze kuza nkajya ngenda ntumira n'abantu bose n'umumotari nkamubwira ati mota nubwo se nkwishyongejeje aha no event numvamo kare uce hano hari ukuntu ikintu abantu bagomba kumenya talent umuntu akwishyura kubera ibintu akuziho agakwishyura ushobora no kuba akuze ariko azi neza ko ibyo akeneye wenda utabifite njye nabanje kwereka abantu ko turashoboye mfata aba Gen Z dukora show umuntu hiza amaboko Michael wowe ari n'umutsira bakuye mu kazi kabisa mwirukaga buraza icyo gihe uramwebwe mwatumye ntangira kugirirwa icyizere ati ira show kuzamo Babu Michael irashoboye natwe twarabishaka nawe twashaka ko yasenga show y'abapeti gusa reka urebe ko nta muntu utajya hari uriya mu rugano mwampaye abantu batangiye kunyizera none birangira bibaye plot abantu turaza kujya muri Gentil kwa kandi batangira no kuzitabaye batazi kiba kabiri uyu abantu barasibye ariko indi show mu gitabaye ariko abantu bajya banasoma poster bazatware bakosora ryo mu hafishe akatongera akayikoherereza ngo nangaye kandi yanditseho ngo nindi ubuzi ngo turishyura gute hariho n'amafoto ngo ni bande barabaye kandi ni afishe amakuru yose ari kuri afishe arimo arayabona ariko akongera akayikoherereza ati afishe si yawe agisi yawe ndabona wayinyoherereje nawe akayigusubiza atari ko se birabera sangahe nangahe ibintu byose afite amakuru ni byiza kubaza ariko mu gihe ubona ibintu bisobanutse nitubaza amenyo y'inkoko kandi turi ebana mu ruganda rero kuhava habaye nka show nk'ebyiri abantu banyagira tura n'intebe tukajya kuzizana kuri restaurant iri imbere kuri ya Rwanda y'abashinwa y'abantu tukajya kuzizana twanazizanaga batashye arizo bafite izo hanze ni security turagushimiye security turamushimiye byatari ndangije ntangira kubona uriya request ni byiza ku dreaminga big ariko ringana ugomba kugenda ntago ari ringana ugomba kugenda ubundi kwimbaraga zawe zinga kuko nugenda uko zitangana uravunika nugenda gahoro kurusha ubushobozi ufite uzaravunika kugera aho ujya nugenda cyane ubushobozi utabufite uragerayo udashoboye yego ewana bita ntangira gushaka space ya Kigali
bambwiye amafaranga ngenda ntasezeye tugira ngo urakoze cyane none dufite ukuntu wewe abantu umuntu yaguhenze uhita uvuga ati wana murakoze sasa rero kanyene mvugane na team turebe mu nimero yanyu ukahita yibika hari no kuntu utanayisaving ukahita ati murakoze cyane tuzabahamagara none nicaranye n'umutipe wanjye bambwiye ati ko mu ndi center tujya kuvugisha mu ndi center baratwemerera ewa ita nyimanura mu ndi center ariko njyayo mfite ubwoba bw'iksekandi numvaga abantu buri Abanyarwanda ntago nyine wa expectations ugomba kuguma muri net yarye uvuze ko bari buze ukabona bawe mu gihe uzi ko nta cyaba byadanje ukabona baruzuye ubuze nawe bashira ati mu ndi center rero kandi ngiyeyo binagenda neza baraza cyo gihe nakijinge araza Abanyarwanda bumvisha umuntu yavuye hanze bakunda kwitabira niba batamuzi ni nkuko nyine event yabereye yose muri arena ngigira abakiriya bayo batazi event yabaye baje bavuga umuntu ugurite cyavuga ati harya habereye imikino basket n'umuntu mbonye ndashaka muri arena gusa okay arena bakubona cyaka abantu dutente akabona polisi akabona abantu ari muri arena reka tujye ari nafite bwa bukarita ucusha ukabona umuntu amenye event ariyo kandi yishyuye arinjira ayo batarya ni basket cyangwa ni the band akayimenya yageze igira audience yawe muri center ngezeyo rwose nakoze aka database karimo umbwira abakiriya twimutse muze mudushyikira baraza yawana biragenda neza naho atangira kuba hato abantu bagahagarara beautiful batangira kuvuga ni byiza ariko nanone kubangamira umukiriya nanone ntabwo umuntu bisambiriza aragiraga ngo se turacyagiye ubwo huzuye ubwo turahagarara mu kazi ararushye ubwo turahagarara ngiye ndi mu ndi center rero uranimutse nagiye ka mu Kigali ntabishaka dreams zanjye zari kujya mu kwa gatatu uyu mwaka dushoje 2024 nako birangira ngiyeyo mu kwa 11 kwa 2023 nagiye imburagiye kujyayo nakundi njye nakoze afishe ti ewana kanuza mu ndi center kingana ndara promoting ngiye kubona mbona City of Kigali yahafunze kubera ibintu batujuje fire extinguishers zingoza aba expired tunumutwe amasuku kwa hahurira abantu benshi kwa security none bafunga ni kwamamaza show baba we navuga ati ko sibinyi bikikwira bafunze Friday natangiye kwamamaza kwa gatatu ariko show ni next week abana mitamvuga ati bose koko stress none mitansi bafishu kugira ngo abantu badakomeza none abanyamakuru barambaza ati kusibye bro ati urumva mujyi wa Kigali wahafunze nibishyira mitamfata ryatangazo ndi kubita kuri stat ngira abantu atuye abantu batipe inshuti zanjye babakiriya turanabashimira cyane abantu bakunda ibintu dukora ko baradusupportinga part yo kuba baza muri show hari kuntu nadusupportinga financial akavuga ati we ngwino reka mufashe yego tipe kabisa babakiriya banje barambwiye ati se bro kusibya fish umwe gonza arampamagaye ati bro arabona nshaka kuzaza nankubita zo afishe zose zibereke barebe line up bazaza bro bafunze mu ndi center no se show ntagizaba nyine kuko urumva ngiye gushaka ukuntu tubigenza niba bafunguye izaba niba batanasibya kugira ngo nimba icyo cyumweru bazaba bagifunze ntazakomeza gutuma mugura amatiki yego none se watujyanye kankigali gukora iki barabaje urumva ahubwo ati kankigali harahenze expensive ni hanini 800 gusa Arangije ati no twagusupportinga no tujye bitewe isamiri kuri konte ariko urabona gutegurisho ubona nk'ibyo uvuze ngo 800 gusa hari umuntu uri kutura right now avuga ngo ako se ko kantu kaga comedy byaba yakoze kandi ubu uri kuvuga cyagiye cyamundi sente cyamundi sente 800 gusa naga amafaranga make ariko still bikwerekana expense umuntu kuna abayishoyemo nuvuga ngo wisa nizari gutegura iyo show yindi screen sound byonyine kwanza itarengaye yego cyane witubabwira ngo arabaye right ibyo byose byari bitarishyura ndababwira wa tipete rero basaza je mfite amafaranga gutegura iyo show kwishyura sound screen lights niko kabije nari mfite konyine none bafunze ahantu twakorera kuko bo tubishyura ni percentage twaga percentage ku matike ati kandi byancanze barambwiye ati rero twebwe hino hano turi mu kinamba kabisa niba mu kinamba ati ngwino turi kogesha imodoka utubwire ba amafaranga ubura ariko sho ntiyagarara abakiriya basanzwe kabisa baragira ngira ngo ni blague ati ngwino wowe utubwire
turajyana tujya kan Kigali barayishyura abanga tino no bayo ngabo kuzakodesha sound yakodeshemo sound zawisa na lights turaza kubwira umuntu akongera inayo ma screen n'ibiki ive sound nanamushimira andi uzayamuhanyuma ebana mita mbikora baranambwira ati wewe uzatwishyura uragenda urebe nyine first impression urebe ati ahantu nahaguma cyangwa nongere nsubira inyuma tugiye kan Kigali rero wowe none haruzura first show ahita huzura baba tipe tawabwira baba message tubusa rero ahantu dukorera mu mujyi ibyo byo kwita ducisha Rwandex abandi bose birangiye bita ngo kan Kigali mu kwa 12 ngumayo ebana ngumayo kabisa naninzi ko nza celebrity nzakora celebration ya 2 years ariko nzajya kan Kigali nzo zari dreams bitangiye none zinsangayo na kan Kigali kabisa bahita bamfasha ko bari babibonye ko ebana nasha kubaza information umuntu ufite amafaranga ari kuntu baza nka bakabona ugiye udaseze ukuntu winjiye sikusotse bitangiye kan Kigali ebana n'ubu niho tukiri ariko urumva sometimes umuntu agomba kwirimita ubundi ibintu bimwe ugomba kubureka bikaflowinga tu nakoze reka hari ikintu warushoboye utakoze ariko ukoze ibyo ushoboye nsigaye mbere kabikigendera biza ubwenge aje bizaho bigana none se kuri perspective y'umunyarwenya uri guhereza urabona ubu ngubu uri umunyarwenya ukabona event organizer urumva promoter n'ibiki byose ariko ndavuga wa unduza akajya kuri stage gusa BABU yaje muri show yawe yabonye stage yabaye yakoze yasikije abantu nyuma ya show siyujuje sha iyo challenge bari kugenda bakura ari ukuntu iyo mikurire ari ukuntu ikera ngiye ntababeshye ngeze no kwivuga urumva nakoraga muri Sekalayo noneho tukajya tubikubona barusine rwose ko batakwara turababonye amafaranga abayajya koreye wabonye ukuntu abantu buzuyemo aho ntangiriye gukora shore yego niko yazabwiye nawe yabwiye tubu twaganira ubu none wabibonye we are on the same page struggle na uraziye kuvugana sasa wowe urayafite ayo wavugaga ko mfite warafite na ahubwo ati cyane ntayo nayandi nayemera none ikintu kibagera Abanyarwenya ni byiza buriya kubera ko Gentil irahari none umunyarwenya biroroshye kahura na BABU mu buryo bworoshye agahura na Michael biggest comedians yakuze abona ari guhura nabo from no akaza just akahura na BABU no the challenge ahita yumva ari kumwe na BABU same level okay kuko afite access BABU ari kuri line up nanjye after fish nanjye wakahita avuga toke kari byarangiye sigaje iki urumva ku buryo amafaranga umuhaye wahita yumva harandaburaho wanamubaza ntayamenye ubundi hari ukuntu BABU JOE gutumira ukavuga ati Merci wana amafaranga makeya ngewe ubundi nca 500 kuri performance is trust ongeraho desa bihuri ariko ari umuntu mukubita we nari 50 abo kumuha amafaranga make ubundi ukorera ngahe wowe se ngo ajya nawe nayazi ugasanga uri kumpora ibintu nawe utazi ariko ikintu kiba gihari ku munyarwenya ubu bari kugenda babyumva hari umunyarwenya umwe ejo bundi wampamagaye Clement yarampamagaye arambwira ati gusa show wowe ubigenza gute ibyo bintu byarabaye live nawe se bigenza bite petit frère unateguye ibitaramo ariko yabana kabisa byanze nawe ati uko bigenda nanjye babyanze nuko nabivuga urumva ntago ari ukwanga kundi show zirahenda venue zo mu Rwanda amafaranga ari hejuru kandi venue ntago ari yo show ukenera intebe ukenera security aho ngaho kwamamaza sound lights screen ibyo biboro byonyine screen byo usanga byageze mu mafaranga umuntu nyine harabana atari munagaruze mu matike hari no umuntu ushaka kugira ngo kamera ziri kudufata akabati isezerano zibumbisha no zose akaba yavuga turororoshye nakamenye ko inzatuyemo irimo kamera hari kamera zigura zihenze kuyirusha kabisa yazamwishyure bukodi igihe kirekire ikintu cyo gihari ni kubera kumenyekana byoroshye umuntu asigaye yumva yaramenyekanye ariko ikintu kiba gihari agenda amenya nyuma uko kumenyekana bidahagije no gutanga impamvu umuntu agwaye amafaranga hari ukuntu umuntu yumva hari ibikunda kwa Abanyarwenya agasetsa like shows nk'eshanu akahita reka no kwandika
yaza ku ya gatandatu nagezeyo bro audience tesemana none ntabwo ikibazo abariwe abantu batagiseka bro itavuga abantu nibo bafite ikibazo audience kabisa ngiye nirirwa murana cyane baye umustar narabimenye yewe abo tipe baraseka meza birashize sigenze ngo gutuntu twose kureba bari barandambiwe se bati bro nta muntu urambirwa umunyarwenya twebwe none kariyeri yacu babura ari urabizi nta mu expert tugira umuntu aba ari umu legend ariko haza umuntu from nowhere ari ubugambe akahita kubita cloud kazamuka yose kavuga ati uyu mupeti yabaga akeza karigura kabisa muri kariyeri yacu ntago umuntu aza wewe wana sinango ndareza no zana content no nabibabwira ngo bamwe bari kugenda babyumva abandi bitewe n'ibibazo bafite bakavuga ati okay twebwe kabisa bitewe n'urwego rwacu njye uretse kuntu nkora n'abagenzi njye ndashaka ko bakura ndashaka ko na making amafaranga ariko nanone nimba bo bafite ibibazo by'amafaranga ibyo ni ibibazo rusange uwo ngo nawe urabifite nanjye ndabifite ari ukuntu nyine bo nanababwiye ko bagomba nyine kuba ntagomba kumubuza mu kazu ka genzi nimba ufite one man show yitegure unambwire ngo supporting ngushakira ibintu byoroshye nyine ku buryo bitakugora ukore kuko baba hari ibintu platform kugeza ku yindi level ni platform it's like ntago babo kuba tarabona akazi yabihora umwarimu wamwigishije secondaire uyu mutipe ibintu yanyigishije renzi ko nzahita njya ku isoko ry'umurimo none ntari ntago bimureba yaguhaye ubumenyi yarafite njyewe uciye muri genzi ngo haye sport mweretse ko batera blague urabizi udusura ibyo bintu urabimenye rero hari igice cyawe utari gukora neza icyo yo gutekereza bati nawe ukahita apart genzi ndayifite ndayijyanamo iki none ahubwo nanjye ndabahone mu buzima none itari ko ihagaze byazuwe musa ihagaze byagenda gute ako kantu rero niko kantu abanyarwenya bajya babura nyine umuntu aguhora ibintu utamufashije nawe atigeze yifasha babu ukaba wanzana hano ukanyigisha ukuntu wakora ikiganiro podcast n'iki none nkategereza ko uzanshingira iyanjye ati noneho babu ndashaka mbwira ko noneho this is the studio wowe ujya uzatekereza ibintu byawe ibyo bintu ntabwo ari ibya babu yagoye ibyo yari afite nawe birufate ubibyaza umusaruro ikindi noneho uko kuzamuka byoroha buriya no kumanuka bita byoroha abantu baharara ni nabo bibagirwa urumva biri seri ukuntu baguhindira ati urumva ibintu yazanye niyo bagiye kumureka nabo wa mbere bahita bavuga ni babu yari yaje ariko yarangiye ibintu ntabwo ari kubikora niyo challenge ubu ngundi gufacinga kubera ko umuntu ari kuza n'umuntu umuhamagara ari ubwa mbere ati I'm a comedian I want to perform ntabwo atoke uruwahe ndwirwamagana uramanza ukaza muri rehearsal tukamenya ngo ukora ibiki okay ntacyo nzaza none se ubundi muhemba ngahe bro wabonye itangazo ry'akazi kwe twebwe ntabwo turi guhayaringa urumva ntabwo turi guhayaringa twe turahemba ntabwo tuzi ko dukorera ubu ariko duha impamvu like urahembwa kubera iki kuko abantu birengagiza amafaranga ntabwo se nyine birakwiye ko nyaguha wowe urayakwiye cyangwa uri kumva nyine kuko buriya igo nimbi byatari muri kariyeri zose utagiye kumva ko ubundi wana audience bigomba kukumenya ariko ntikumenyere nawe ntukayimenye wifate mumenyerane ndumva ati wana njye narakomfirimye ngo njyewe urase ngo uracyatekereza man ngo njyewe mpita mvuga blague mbonye abantu tu none abantu baze kufitate buriya rero umuntu areba ikintu ngabantu bakibona batwaseka ngo njye iyo wambonye batabaseka ushobora kubona ngakora blague ngo nakora ntago ibyo bikora wangu ntago ibyo bikora ni nk'ibiboro byo kuvuga ngo warakomfirimye nta kosa uzakora uzajya ku rugamba bati je nimbona n'amabuye uzarebe Cristiano na Merci nubwo bari twama Ballon d'Or ngaye baracyabyuka bagakora mu myitozo so undi ari umurambwe yakantu yarambwiye ngo nubona ibintu bitagenda uko byagendaga uzareba ibintu wakora gutagikora ntabwo uri kure yabyo uzahita ureba ati noneho nimba babu narabyukaga nkahita mfata agenda nkasoma ibinyamakuru nkandika jokes ebyiri ku munsi ariyo target none ukagera ahantu kuvese blague zagiye uzahita wibuka akantu waretse kandi akenshi abari gatoya byata niyo yaba ari genge yawe yaguhaga blague tuba dufite inshuti zitera story ukayicaho gato story zirabura zabura ugatangira gutekereza atari ko bandambiwe se kumbe hari ikintu wakoraga utagikora ariko uri expectinga same results urashaka ko nyine
uhora nyine vibinga bana ibiboro byacu bisaba guhozaho n'abakevin hati baracyakora na n'ubu baracyakora baracyandika ariko ugasanga umwana byaye baramenye bishwe n'abantu babandikira actually bari so they take it seriously ahubwo noneho kugira ngo noneho nkubaze something else akantu bahora badushinja nanjye ndimo ko kuvuga ngo comedy yateye imbere comedy y'u Rwanda isigaye imeze neza ariko ikibazo isigaye ari Kigali gusa ngo ntango tuyibona hanze abantu bava Kigali bava mu ntara bakaza Kigali kwikonsuminga so muri uyu mwaka se what do you think it's on you it's on me it's on aba comedy bose the challenge is comedy ngo turi kubivuga irahenze event uga irahenze Kigali niho wapfa kumva ibintu dukora n'abandi barabyumva baranabireba ariko turi kureba ku numbers nihe babu agiye gushora miliyoni 5 ntago avuze ngo yunguke at least akagaruka nta gihombe adahombye ni hehe babu yabirebye batahakile kubita Kigali mire umunyarwenya runaka dukore mu ntara baradukeneye ariko hari nibi bintu byuko igihugu cyacu ubu nibwo bari kumva urwenya like stand up comedy batangiye kuyumva kuko uyu urebye hari n'ahantu ujya kumva ngo yego nimwega mukora byano byagenda gusetsa harya twakuze ari byenda gusetsa najya mbabwire none hanga ko dutangaje ko byasekeje byarasekeje ntago bikiri byenda gusetsa byarasekeje kabisa ntago bikenda gusetsa mu ntara tugomba kujyayo ariko dukeneye amaboko babu dufite abantu bashinzwe ubuhanzi Ministeri y'ubuhanzi n'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi dufite companies zifite ama budget yo gusponsoriza ama projet yacu izo tuzifite nta n'isibo tutagera mutureka kuvuga intara twajya dukora buri sibo tugabazibuze turaza gusetsa igihugu cyose kora bizi tujya tukikorana n'ama high school tuba twigira mu mashuri impamvu tubikora biriya twe dukunda ibintu dukora ariko hari igihe byo bitadukundira ugasanga gufata abanyarwenya 5 ukabajyana wenda Musanze hari transport zabo kubagaburira aho barara show itaranaba yego nukuvuga ngo tubonye ubushobozi babu twakora ibintu bidasanzwe ariko mu gihe butaranaboneka nituze ko tutazabikora one of the projects dufite dukunda gukoresha team ya use what you have to get what you want ushaka kuzakoresha ibyo dufite tukavuga ati ku bushobozi bwacu Merci Babu Rusine tugiye gukora country tour tugiye Kayonza tugiye Rwamagana abo bantu nyine tubegere tubagereho niturangiza twigarukira Kigali ariko mwuka byaramo twebwe ntago twanga guperforminga twakagombye kuba dukora show Gentil bakabiri biramutse ari ibikunda yanaba buri cyumweru ariko nyine urumva show ntago show ni show ibihenze none se bana planning ariko what kintu navuga nonanga nuko uyu mwaka tubyibuza dushake turere nka dutanga tugiye dukubite ntago ari uko tuba dushaka gukorera amafaranga ariko no gubitegura bya bintu bisaba amafaranga yego tureke na yacu nyine bwabo ubu wavanga apana yo guhembwa yo kubitegura ati tugirwa amagana ariko dushatse ubu twabinyuza no mu bigo by'urubyiruko tukavuga ati rero tugiye gukora ku maison de jeunes ari mu gihugu twegereza urwenya umuturage aho kantu tugomba gukora tukigiye kabisa so merci wenda wona man twanaganira n'igihe kirekire ariko man time iri kugenda itujyana but one thing hano kuri the bros interstars dushaka ko batumirwa dushaka ko inspiring the youth bitinyuke so kuri uwo mu comedian uvuze ibintu byinshi cyane uwo comedy uri kubireba ubu ngubu uvuga ndashaka kuzanga Merci cyangwa ndashaka kuzasanga Merci hariya icyambere azaze wabivuze urukundo rwa comedy rushira imbere amafaranga yazaza wakoze undi inama nabagira muri rusange no kutumva inama yari yose inama zose ntago ari ngombwa biri seriye kuko bavuga niwumvi yari yose just we hitamo urashaka kujya oneka tubivuye mu mashuri babura mubonye bona muri kaminuza muri primaire urashaka ko uhita ujya muri kaminuza mu mwaka umwe ntago bishoboka kandi buriya ntago buriya n'impamvu gutera imbere babo ntago umuntu nge nawe turi mu cyobo kimwe ntabwo umuntu wakidukuramo ari umuntu turi kumwe nge nawe ntarunga umuntu wasohotse ni umuntu uri hejuru aduha akaboko cyakozamo umugozi uzamuka rero n'umuntu uhagurutse waguye n'ubu uhagaze rero hari igihe usanga umuntu rimwe na rimwe murashinja ko nta kintu cyo kugufasha muri ahantu hamwe urumva reka bivuye gutya wowe reba ibintu ubura no mu Kigali cyawe urumva
kuko nk'ubu ngubu uzareba umuntu ari gushaka visa ntago ajya bibaza abamotari ntago bibaze ngagenda baze ngo hewana ngo ngiye kubaza uriya munyarwenya ujya kunyira ubufere wa yutonwa KBS ubuze umuntu wo kubaza we ibwiza ukuri uhure nawe amunogeze kumwe umuntu ukagira ubwoba bwo guhura nawe sometimes yo kufacinze nibwo umenye nyine wowe babundi uretse kuba wenda abantu benshi barabitinya nkunda amata mushitsi wanjye mwana yanga kwitekereza ibintu yanga no kwitekereza we babo kandi yitekereje no solutions niyo ziva rero nimba uri umu artiste cyangwa se ukora ibindi bintu n'umujene nta muntu kuri mideni ry'iterambere ryawe ibintu byo guhora ushaka impamvu iyo ushaka impamvu babu kandi buri gihe uzareba njya nkunda kubwira abantu bose bakorera amaperime nta n'umwe uvuga ko yatsinzwe umwana umufande yandebye nabi umva ngo imodoka natwaraga ngo demarage yari umwana mubi ngo ndambriage yayo ngo yafatiraga kuri nyine usanga impamvu akenshi tuzikuramo ariko buri uzishyizemo nibwo umenye ibintu byanyabyo kavuga ati reko nanjye hano narangaye nakotoye nuko ngo kwibwiza ukuri kwacu kurimo gukira kwacu yo wibwiza ukuri nimba ukeneye babu muhamagare nimba unkeneye umuhamagare ureke guhamagara umuntu uziranyara babu cyangwa baturanye ngabane ora babu ntago yirata umuhamagaye yamfata try wegenda baba zagufasha natanagufasha ikindi kintu abantu bakunda gukora babu ni ikintu cyo kumva ko kuba afite talent ntago baba ari buze kuva muri kaminuza ngaze muri primaire kujyana muri kaminuza uratamuka uzamusange ugene umubaza ko yageze wowe umuntu ukeneye umusanga nukajya wexpectinga kari mu manuke ava hana ari ngo agusange ngo we wana ngo namuhamagaye ngarangangaraje amamagara none ngo bwishata amamagara ndamuretse ni wowe menye icyo ushaka ahubwo mwandike n'aka message wongere namuhamagare banze umenye icyo ushaka wirwaneho hasigaye witere imbere kandi gutera imbere bura ntago ari Kigali umuntu ku giti cye okay iyo bibaye Kigali goals ntago zijya zihura ubundi uzabirebe iyo mwabaye batatu bane hari gihe usanga umuntu ahantu muri ariho yarotaga no sura bimuhora dufite na vision zitandukanye wenda babu dreams ize ukaguza imodoka bite birangira andi yose nzajya chilling wowe ntushaka imodoka gusa ushaka n'ikibanza ushaka n'inzu rero ntago gutera imbere ari Kigali ni ku giti cyawe n'inama nyine uhitemo izo wumva neza ukatira asante sana merci man it was a nice conversation merci ubwo wenda tuzareba man nimba tuzaza ku another part 2 nzaza kabisa nga Nostra brothers turaba brothers the bros entertainment so urakoze cyane merci koze wari uri muratureba thank you kabisa urakoze technical team yadufashije kugira ngo iki kiganiro tugikore podcast tuyikore nanje rwose ndabashimiye naho ubutaha stay tuned with the bros like comment subscribe share urebe n'ibindi biganiro biriho we love you man till next time